cyo gukiranuka. Amen. Imana yatanze. Amen. 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 Nabikubwira dore ikintu kizakubwira ko nubwo yigize ibyo azakubwira ko uzajyanwa mu ijuru n'imirimo yawe myiza yo gukira no gukiranuka. Wa Yubile ari wo mwaka wo kugirwa abera. Amen. Nibyo. Nibyo. Kuko ari umwaka wa Yubile ujye ubabera uwera. Ujye ubabera uwera. Ngo bamuri kwigira ngo abera. Ahubwo noneho byakumvikana. Oya byumvikane neza. Ntibyumvikana neza. Byumvikane neza kuko nubundi wera uwejejwe no umuntu wanaguweho ibyaha. No umuntu wakuweho urubanza rw'ibyaha. No umuntu udafite Imana umwenda uwari wo wose. Ni umwere imbere y'Imana. Uwo mwaka ujye ubabera uwera. Uwageze muri uwo mwaka wese ni uwera. Yaratwibutse Imana yaratwibutse ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Turi kure cyane. Turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu, mwe mukurikira channel yacu ari nayo yanyu Ijuruntirikorerwa TV, channel mukunda ariko ikunditse, sibyo ra? Irakunditse. Ifite igikundiro. Irakunditse. Impamvu nuko mu byukuri ibintu bivugirwaho ni ibintu utabona henshi. Reka ne kuvuga ngo utabona handi aho gutabona henshi. Kuko hanze aha mu byukuri abantu benshi ntibasobanukiye uburyo umuntu yahabwa ijuru ku buntu. Yego. Ijuruntirikorerwa rero TV ni channel ihishura ubwo bwiru butaboneka henshi. Nkaba mvuga nti rero kuba muyikunda mwahisemo neza. Yego. Ariko sinabura kubashimira nyine nayo mahitamo meza mwakoze, kandi mukomeze mukurikira ibiganiro, mukomeze mutwereke ko mukurikira, mubaze ibibazo dusubize, mbese dukomeze twagura umuryango w'ivugabutumwa rinyura kuri channel yacu ari nayo yanyu Ijuruntirikorerwa TV. Ngewe rero niba usanzwe dukurikira uranzi, ariko niba uri mushya reka nkwibwire, nitwa Emile&Mugisha, nkaba mfatikanya n'abandi banyuza ibiganiro kuri iyi channel yacu ari nayo yanyu. Uyu munsi rero ndi kumwe na mwene data dukunze gukorana ibiganiro, ubaye utamuzi nawe arakwibwira, ariko wewe unamuzi kandi aragusuhuza. Yego. Kugira ngo twinjire mu kiganiro twamenye twese. Kari mwene data. Urakoze mwene data. Nanjye ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndasuhuza abo tuziranye bakunda gukurikirana ibiganiro byacu byiza, bivuga ko ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu ridakorerwa, kubera ko icyo twasabwaga gukora cyatunaniye. Yego. Ari Kristo Yesu wagikoze. Amen. Akabikora neza byose, ariko ari twe abikorera. Amen. Ubwo rero amazina kubo dusanganwe ni Musabyimana Yose Mugisha. Yego. Kubatanzi. Yego. Ariko nanone abo dusanganwe namwe ndabasuhuje. Yego pe. Imana ishimwe ko yongeye kuduha uburyo bwo kuganira ibiganiro by'ubutumwa bwiza, kubera ko nanjye ndumubwiriza butumwa bwiza ariko bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Bitari byo kwitiranya kuvuga umurimo Yesu yakoreye inyoko muntu muri Kristo. Ibyo nyine ni nabyo umuvuga butumwa ariko bwiza yakabaye abwira abantu. Amen. Imana ishimwe. Amen. 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 Reka mvuga iki? Yego. Byukuri kuba ijuru ridakorerwa nubwo bisa nkaho bitumvikana, ariko nibyo byonyine byakabaye byumvikana. Nibyo byonyine. Hari aho Yesu yavuze ngo umuntu nta namukono umwe yakwiyongera. Yego. Ubuzi ko uretse n'ubugingo bw'iteka
n'ubuzima bwa hano dufite aha. yego nta kintu nge nakora kivuye mu mbaraga zanjye ngo ejo nzabe ndiho, oya ejo nzabe ndi kuvuga, ejo nzabe ndi guhumeka, oya ntacyo. uretse n'ubugingo bw'iteka, kubana n'Imana iteka mu bwiza bwayo, n'ubuzima busanzwe, ntacyo umuntu yakora ngo yiyongerereho n'umunsi umwe ku minsi yo kubaho. ntibishoboka. ubu buzima nyine noneho buciriritse, busanzwe, ubu buciriritse bwa pirate bwa abantu bose bamenyereye. nta kintu umuntu yakora ngo yiyongerereho n'umunsi umwe cyangwa isegonda ntibishoboka yo kubaho. nankanswe kuba mu bwami bw'Imana ukabana nayo iteka ryose. ibyo si byo wajya wakorera mu gihe n'ubuzima bw'ahangaha ntacyo wakora kugira ngo wiyongerereho umunsi wo kurama umwe, umunota byonyine n'isegonda. kandi ikindi, ijuru ni iry'Imana, kandi Imana nta kintu ikennye ku buryo twakishakishiriza. bajya banavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. uretse ko Imana yaguhera ubuntu. n'umunyarwanda yabiciyemo imigani, kuko arega umuntu aba anabyumva muri we, ubu gukomera k'ubumana n'intege nke z'umuntu, burya n'umuntu ababyiyumvamo. n'umunyarwanda yaravuze ngo iraguha ntimugura, ngo umuguze yaguhenda. mu yandi magambo ni nka kuvuga ngo ntiwabona ikiguzi cyo guha Imana. ariko umuntu arirarira ko ibyo byose bigaragaza ukuntu umuntu yangiritse kweri, akaba ku rwego yigereranya n'uwamuremye. bidashoboka. urebye ubudahangarwa bw'Imana ukareba gukomera kwayo, kuvuga ko hari icyo wayikorera ngo iguhembe ijuru ni ukwipfobya. uzi umuntu ko kari mu butamenya bituma yitiranya Imana nk'ikindi kintu. yego bituma yakwitiranya Imana nk'undi muntu runaka, nk'umuturanyi. hari ukuntu mu buryo busanzwe umuturanyi agutumira, ariko ukumva ufite ipfunwe ryo kuzajya mu birori bye utatanze intwererano. uzi ko ari amagambo avuga mu butumwa bwiza, tuzayagarukaho dufite umwanya, y'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we. uzi ko ngo abantu bose yatumiye bataje, ntabwo baje. ariya magambo nagiye nyasoma nitonze, nkabona icyatumye batazi. ni intwererano bari batarabona. ati bukwe turabujyamo tutatwerereye. ubukwe bw'umwami, ariko buriya n'intwererano yarabuze. hari n'igihe ubu nabaga buriya afite nka duke, atari gukurikije ubukwe bw'umwami, ntabwo wajyayo watwerereye. bigaragara rero ko undi mwami we rero aruturiye umwami w'ijuru n'isi. watangamo iki ubwo? none ikintu cyanejeje n'uburyo yabwiye abagaragu be ngo nimugende mujye mu birorero, mujye mu mayira abiri, mu masanganyo y'imihanda, mufata abo mubonye bose, kandi mubabwire ngo umwami yateguye ibintu byose. mbese abakeneye gusa ni abantu baza kubirya. ntakeneye icyo niwe mwami, udakeneye icyo umuntu. ayo magambo, usibye ko nyine umuntu aba ari mu mwijima, barayasomerwa. pasiteri ngo akayasoma, padiri akayasoma, ariko muri yo ubundi ntabwo biri abantu basoma ari byo jambo, ntabwo ari ryo jambo, ahubwo rihishemo. ntabwo ijambo ari ziriya nyuguti. bizira baraziga, noneho byapfiriye umuntu ajya kuryiga, akajya mu mashuri yabugenewe kubigisha, bakiga. yarangije rero akazi nako kabagari bamuha akazi, nyine nk'umuntu nyine wize nyine, bakamuha akazi, bakanamugenera
n'igihe n'umushahara kandi akavuga ari gukorera Imana kandi ahemberwa hano kuwemberwa hano abantu ibintu bipfira nta bintu bipfira nta bintu biba byapfiriye abantu babiriye mu kazi umwami n'ufite ibintu byose yego rero uvuga ati icyo nshaka ni wowe ni muze murye none uzi ko atari yateguye ibyo kurya gusa n'imyambaro dore impamvu ririya jambo riri claire rirakeye cyane riri mu mucyo riramurikiwe cyane impamvu n'ibyo byari bihari nako n'imyambaro yari ihari nayo nuko abantu bafashe bari bigendeye muri gahunda zabo mu yandi magambo bari biyambariye uko bashaka sibyo ariko igitangaje nuko ngo baje kuverifiya mu bantu batashye ubukwe bagasanga ahubwo ba bantu bose bambaye kimwe ahubwo ngo hari umuntu widumbukijemo widodeshereje imyenda uwo rero yahuye n'akaga gakomeye gahunda umwami yatanze niyo kwambara imyambaro usanze kandi isa ubwo si n'imyambaro n'umwambaro yego n'igitambaro kimwe kidoze kimwe yego cy'ibara rimwe yego pe utanaguze utagizemwo uruhari ibyo kwidumbukiza reka ariko uyu muntu yahingukanye ikoti rye iba riribaya kandi abantu uduteze amatwi ibi bintu byo kwidodeshereza kandi ugashaka kuzabihingukana mu bukwe bw'umwami ngo yarategetse ngo abagaragu ngo bamubohe amaguru n'amaboko kandi yari yikozeho ryatse ntabwo atari yagize abantu rero bose bari kudodesha bave ku batayeri genda ukuri umwambaro urahari ni ugukiranuka kwa Yesu Kristo bakudodeshereza mu butayu iyo yo kudodeshereza mu kwatura ibintu bya nibature ibintu byo kuririmba ngo tenoro ngo na base ibintu bya soprano ngo dirijante byo kwidodeshereza perezida na vice oya ibyo bintu ngo bakwaya ngo worship masikwaya ibyo bintu by'ibidodesha iyo myambaro umwami yatanze itegeko emera umwambaro nibyo witwa gukiranuka kw'Imana ari we Yesu Kristo uwambaye nawe uzaseruke yicara mu bukwe atekanye akarya akanywa musangira n'umwami amen nukuri Imana yatugiriye neza kuko niyo yari izi umuteguro niyo yari izi uko ubukwe butegura nibyo niyo yari izi ibikwiriye abazataha ubukwe nibyo hashingiye nyine ku rwego rwa cyami yego niyo rero yadodesheje umwambaro abazajya mu bukwe bose bazagenda bambaye ngabazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera babiciwe ikamba ry'izahabu umunsi umwe nzawinjiramo haleluya niko mvuza impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjiramo
nk'umwambaro wera. Haleluya, nzinjira mu murwa kujyayo. Nzawinjiramo. Ibyiringiro bidakoze isoni. Ngibyo. Umuntu wese wambaye uwo mwambaro aba afite ibyiringiro bidakoze isoni. Ndiko muri mbavuga. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Ngibyo ibyiringiro bifite ubugingo. Amen. Ibindi nukubeshya. Mu by'ukuri kandi burya byose ni Kristo. Burya ega n'ijambo ry'Imana niho nyine abantu bariyoberewe. Mu by'ukuri ushobora kumenya gutondekanya ibitabo guhera mu itangiriro kageza mu byahisho byose, ukabivuga mu kuva, ukavuga barewe, ukavuga kubara gutegeka kwa kabiri, ukaza mu bahanuzi mu bami, ukaza cyane rwose, ukavuga Abasalomo mu bwiriza Zaburi, ukavuga abahanuzi bose, abato n'abakuru, ukamenya kubisobanura n'imyaka ngo babereyeho n'igihe ngo bandikiye ubwo buhanuzi, ukamenya kubivuga ngaho bavuka ngo Dawidi ngo kwa Yesaya, ukamenya kuvuga Yesaya wo kwa runaka, mbese byose ukamenya kubivuga, kabitondekanya, ukamenya kuvuga Luka umuganga, ariko ntumenyemo icy'ingenzi wari ukwiye kumenya ubwiyo. Nibyo Yesu yabwashije Nikodemo, ariko Nikodeti ukaba uri umwigi, yamutiye akantu gato cyane gutyo, aramubwira ngo biragukwiye kuvuga ubwa kabiri. Umwarimu muri teoloji wo hejuru, umwigisha mukuru mu Isiraheli, ati biragukwiye gusa kuvuka ubwa kabiri kugira ngo ujye mu bwami bw'Imana. Ihuriso atese ubwo ngasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka. Yesu aramubwira ati oya, ni gute uri umwigisha w'abandi nawe ntumenye kuvuka? Ariko reka mvuge ngo byose ni Yesu bivuga, niwe bivuga, byose ni Yesu bivuga. Iyo usomye ntumwumvemo uba wawushije intego y'ijambo ry'Imana. Hano harimo mu by'ukuri umugambi mwiza Imana yari ifite wo gukiza abari mu isi bose. Birigaragaza kugwa k'umuntu, ariko igaragaza nanone no gucungurwa k'umuntu, ariko n'uburyo Imana yagiye ibihishura uhereye kera ko igihe kizagera wa muntu warorongotanye akanaba yarabayeho nabi azira ubugomeramana, ko igihe kizagera Imana ikongera ikamucungura, ikongera ikamwigarurira n'imibereho myiza azakesha uko gucungura. Mu by'ukuri iyo nicyo Bibiliya ivuga, ni ikivuga ngicyo icyayobeye Nikodemo, mwarimu mwigisha. Abaduteze amatwi, ntugakangwe n'ukubwira yo yize muri teoloji, yego pe, ntugakangwe no kukubwira ibitabo azana utuntu two ku nyanja ya Mediterane, agukangisha no kukubwira utuntu two ku nyanja itukura, bene utwo twose two gushaka kugaragaza ko yize, nawe ukajya wandika, ariko kugira ngo uzabone neza ko ibyo ari kukubwira bitaturutse ku Mana atanatumwe nayo, uzamubaze ibyo gukiranuka Imana yatanze. Amen. Nabikubwira, dore ikintu kizakubwira ko nubwo yigize ibyo, azakubwira ko uzajyanwa mu ijuru n'imirimo yawe myiza yo gukira no gukiranuka, azaba akubeshya. Nibyo kuko umuntu ubwe nta byiringiro by'ijuru aba afite, ariko n'ibyo akubwira nawe nta byiringiro by'ijuru byaguhesha. Ntibishoboka. Reka twihute wenda tujye mu byanditswe byera, twongere dufashe abantu gusobanukirwa ko ibyo Bibiliya burya ivuga byose n'ubundi ari Yesu ivuga. Turifashisha amagambo ari mu Barewi, mu gice cya 25, ku murongo wa 25
reka duhere na gatatu. Yego. Niho biza kumvikana neza. Turageza kuri 28. Yego. Reka nsome nihuta. Yego. Ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranwe kuko ari nge nyirabwo, namwe mukaba basuhuke bansuhukiyeho. Urumva hano ni nko kuvuga ngo umuntu ntakabugure ngo abugire ubwe bwite, ngo ubwo butonze bwo buhuko. Mu gihugu cya gakondo yanyu cyose muzajye mwemera ko ubutaka bucungurwa n'uwa nyirabwo. Yego. Mbese kwa kuniseri mwiseri Imana yatanze gakondo. Yego. Ku miryango y'Abisirayeli. Yego. Abahawe gakondo nihagira ugurisha kuri gakondo ye, bajye bemera ko yongera kugarurirwa gakondo yo mu gihe runaka. Yego. Kuri kondiso tuza kuganiraho mu kanya. Mwene wanyu nakena 25 akagura kuri gakondo ye, umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe azacungure icyo mwene wabo yaguze. Yego. Umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe aze acungure icyo mwene wabo yaguze. Yego. Umuntu nabura umucunguzi akaba ahindutse umutunzi. Yego. Akabona icyo kwicungurira. Yego. Abari imyaka gakondo yaguriwemo asubiza uwayiguze igisigaye ku giciro cyayo, abona uko asubira muri gakondo ye. Yego. Ariko natabasha kuyicungurira, yego, iyo yaguze izagumanwe n'uwayiguze. Yego. Ageze ku mwaka wa Yubile, maze izakomorwe n'uwo mwaka wa Yubile. Yego. Abona uko asubira muri gakondo ye. Mana ishimwe. Amen. 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 Urabona aha turi mu mategeko ya Mose. Niyo turimo. Ubusese wa turi. Niyo turi. Ubundi abantu baziga amategeko ya Mose ari 10. Ariko yose niyo. Ararenga. Yose niyo. Niyo ubaze. Niyo uyabaze. Arenga 600. Nibyo. Arenga 600. Yose niyo. Niyo kuko ibinini n'ibitabo by'amategeko burya ya Mose kimwe no kubara, kimwe no gutegeka wa kabiri, n'ibitambo n'amategeko n'abatambyi no kwambara kw'abatambyi. Urakoze cyane. Ni kabutura, yego, n'ibishura n'ingofero, nuko yemara izuba. Ibyo byose ni amategeko. Ariko ibyo byose byari bifite icyo bivuze, bishushanya. Ubwo byashushanyaga Kristo. Urakoze cyane. Aha ngaha tumaze gusoma nicyo tugamije gusobanura. Amen. Aha baragaragaza umuntu wari ufite gakondo. Yego. Nk'isambu, nk'ubutaka. Yego. Nk'ahantu yaragenewe kuba, ahantu yari yarakatiwe hiwe nyirizina yo gutuza umuryango. Ariko igihe kikagera agakena, akagurisha kubera ubukene, akagurisha gakondo ye. Noneho bavuze uwaguze iyo gakondo, yego, akwiriye guha wa muntu amahirwe, yego, yuko mu gihe yabonye uburyo bwo kwigaruza yakongera akayigaruza, ariko mu buryo bwemewe nanone n'iki n'amategeko. Yego. Ubwo urumva hari amategeko agenga gakondo nanone. Ayo nayo arahari. Yego. Bavuze uburyo butatu hano, ngira ngo wanyuramo kubwo wibuka. Bavuze uburyo bwa mbere yagongera kubona mu gakondo ye, nuko akwiye kuba afite mwene wabo. Okay. Wa bugufi. Yego. Uw'umutunzi. Yego. Wo kuba yamucungura, akamugurira gakondo, akongera akayisubizwa ku mpamvu za mwene wabo wa bugufi. Ufite ubushobozi bwo kumugarurira irya gakondo. Amen. Ubundi buryo, ubwo n'uburyo bwa mbere uvuze. Ubwo n'uburyo bwa mbere. Ubundi buryo, mbese nk'ubu nkanjye niba ari nge wagurishije. Yego. Ariko Mugisha akaba ari mwene wacu wa bugufi, uri mu bantu bemerewe kunshungura. Yego. Nabwo kandi nukuba uri mu bantu bemerewe. Yego. Nibyo. Yego. Icyo gihe. Yego. Ushobora kuzana ibiguzi tukabishyira uwari waguze. Yego. Akansubiza gakondo yawe. Ngasubirana gakondo. Yego.
ubwo se nayisubirana mvuga ko nayiguze oya ntiwanabyirata nakwirata nde wakwirata umucunguzi urakoze cyane ubwo ari uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri yego igihe nikiza kugera cyo kuri wa wundi wari wagurishije gakondo ku mpamvu z'ubukene ubwo ni njye ubwo ni wowe ukaza kugera igihe ukabona ubutunzi wemererwa kugenda kuri umwe wayigurishije yego mukabarana okay ukamusubiza ibiguzi bya ya gakondo yawe hanyuma ukabimuha ukongera ukayisubirana okay ubwo n'uburyo bwa kabiri ko n'uburyo bwa kabiri noneho nanjye nkaba nabonye ubushobozi ubwo nawe ukaba wabonye nagurishije nyenye noneho waje noneho naje mfite ku ifaranga bavuga ati noneho shaye ya sambu yanjye ya gakondo yanjye nanjye byemeye byaciyemo okay ndayikeneye kandi ubwo ntagomba gutera amahane kuko ni ku itegeko rigira gute ribivuga okay uburyo bwa gatatu yego ubwo buryo bwose ni budashoboka yego hari umwaka wa Yubile kuri uyu mwaka wa Yubile umuntu wese wagurishije gakondo yego ku mpamvu z'ubukene yego ku mwaka wa Yubile amategeko ateganya avuga ko akwiriye gusubizwa gakondo ye n'uwayiguze hatitawe ko yari yayitanzeho ibiguzi urakoze cyane umwaka wa Yubile se abantu bari barawuzi cyangwa tuzawusobanura ikindi gihe twawunyuramo gato tunyuremo gato ariko wenda bo wabwira abantu ku mwaka wa Yubile ho gato nubwo umwaka wa Yubile tuza kugarukaho ko noneho twawubonye kuko twe byaraducanze byose uya mwaka wa Yubile uvugwa hariya imyaka nyine babaraga n'ubundi bakurikije igihe bagiriye mu Isirayeli Kanani sibyo yego nk'uko babaraga iminsi 7 yego uwa karindwi ukaba isabato bakabara imyaka 7 yego uwa karindwi ukaba isabato none iyo babaraga imyaka 7 ubwo uwo mwaka ukurikira wabaga ari Yubile ubwo ni imyaka 50 karindwi ni 49 yego ukurikira ukaba uwa 50 ni wo mwaka wa Yubile ubwo ku mwaka wa 50 gakondo yawe ego wagombaga kwisubirana ariko uziko ashimwe Yesu amen none subwo ubwo se ubwo uwo muntu ugaruriwe gakondo kubera Yubile yakwirata arajya yirata Yubile ibintu byose byamucanze yabuze mwene wabo wa bugufi abura ubutunzi yego habonetse umwaka wa Yubile yari yarahebye nyamara noneho yajya ari umuririmbyi yavuze ati ndashima umusaraba yego ndashima yamba nziza ariko cyane ndashima umwami Yesu ntabwo yagira ikindi hirato usibye Yubile nibyo noneho rero yego ndagira ngo abantu wenda turusheho kubaho umucyo nibyo hari igihe ibintu Yesu yajyaga avuga bigasaba ngo aze kubisobanura bigakurwa mu migani kubera yego hari ababasha kubyumva ariko reka nsome n'ubundi hariya mubare we yego 25 n'ubundi twari turi umurongo wa 10 yego n'uwa 11 yego haravuga mujye mweza umwaka wa 50 yego mu gihugu cyose yego wahageze ndahari okay murangire abo muri icyo gihugu bose umudendezo
uwo mwaka ujye ubabera uwa Yubile, yego muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye. Kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Asubire mu muryango we. Asubire mu muryango we. Uwo mwaka wa 50. Yego. Uzababere uwa Yubile. Yego. Ntimukawu bibemo. Ntimukawu saruremo kimeze cyangwa imbuto z'imizabibu itogoshwe. Kuko ari umwaka wa Yubile ujye ubabera uwera, mujye murya kimeza yo muri wo muyisoromye. Amen. 13. Muri uwo mwaka wa Yubile mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye. Umwaka wa Yubile ni umwaka wo gusubira muri gakondo ku buntu. Umuntu agasubira mu mudendezo. Murangira abantu umudendezo. Mu mwaka wa Yubile mubwire imbohe ko ziboho. Mubwire abarira bareke kurira noneho gutabarwa. Tubwira abantu bareke kurira gutabarwa kwarabonetse. Gutabarwa nyakuri kwarabonetse. Ureke ibintu abantu bita gutabarwa. Ureke ibintu abantu bita gutabarwa. Mu by'ukuri rero amena nk'uko muvandimwe yabisobanuye, habayeho kugurisha gakondo yacu. Nibyo. Hari umuririmbyi uvuga ngo ngende umukristo nzahora ndi. Ariko ngo gakondo ndashaka kuvuga. Yego. Ngiri he? Mu ijuru. Ku Mana data. Niho hari gakondo. Bivuze iki rero? Yego. Bivuze ko icyaha nicyo yadukuye mu bwiza bw'Imana. Yego. Cyangwa se muri gakondo yacu. Igihe umukurambere wacu yumvira Satani, burya twari twirukanwa ako kanya muri gakondo, kwikorera amasafuriya n'amajerekani n'amasahani abantu bakagenda. Ubutayu bukaba buratangiye. Ubutayu beze umuruho naho winjiriye. Gukurwa muri gakondo kandi ari Imana yaratugeneye ngo dutungwe nayo, tuyibemo, turye ibirimo byose, tugubwe neza. Niho ubuzima bubi bwose bwatangiriye. Ariko reka mvuge ngo umuntu yahise akena ku rwego atabasha kwigarurira gakondo. Gukena turi kuvuga, umuntu yahise ahinduka umunyabyaha ku rwego nta kintu yakora ngo kigaragara ari cyiza ku buryo Imana yamwemera ngo imusubize muri gakondo. Yahise akena aba umutindi. Hari ahantu mu byaheshuwe Bibiliya ivuga ngo kuko uzi ko uri umukire nyamara uri umutindi wo kubabarirwa. Nyine umuntu azi ko ngo yagerageza ngo agakiranuka ngo bityo ngo Imana nayo ngo ikabirebaho. Ariko umuntu kuva Adamu yacumura, abamukomotseho twese twavukanye ubuzima bw'icyaha budashobora kumvira Imana. N'umunsi n'umwe tuba dukindutse abakene. Nibyo. Tuba twambaye ubusa twese aho tuva tukajya. Twambara ubusa ku buryo twabonaga n'Imana ngo tugahunga tukiruka n'imirindi yayo. Imana yari inshuti, noneho twayumva bigahinduka imirindi. Mana we. Mu yandi magambo, umuntu yatakaje ubushobozi bwo kubana n'Imana kubera icyaha cya Adamu. Arigenda mbwira abantu ko ngo n'abajya biririmbisha ngo tuzajya mu ijuru kureba barikinguye wakwiruka. Hari aho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye, ngo bazahinduka ubwoba gusa.
ngo nuko iyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. nta munyabyaha wareba Imana. Ntibishoboka. Ngo bazatinya nk'uko uri kubivuga. Uzi ko yabwiye Musa ati ntabwo umuntu yandeba. Abasha kundeba. Undebye wapfa. Icyakoze uzagukira mu busate. Hari uko nzabigenza. Nabigenza. Hari uko iyo yabigenje. Aho muri urwo rutare. Hari uko yabigenje. Muri uwo mwaka nyine. Abayubire nyine. Aho rero niho twakeneye ku buryo ntacyo umuntu yabasha gukora ngo Imana imusubize muri gakondo. Nibyo. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ubwo nashaka kuvuga ngo icyo cyo kuvuga ngo umuntu yagiraho agakira ntibishoboka. Noneho akagenda akavuga ati munsubize gakondo, noneho nzanye ibiguzi ntacyo umuntu afite cyo gutanga kugira ngo Imana imusubize muri gakondo. Ntacyo afite ariko nta n'icyo azagira. Ntacyo yagize, ntacyo afite, nta n'icyo azagira. Ubwo inzira imwe igize ute? Iranze. Aho urongera kumenya bavuga ngo uyu muhanda ni sans unique, hano ni wemerewe gukomeza. Uyu urabuzanyijwe. Donc inzira iriho towa, iriho ikimenyetso cy'umusaraba. Hano ujya bavuga ngo danger de mort, hari habari ibipironi by'amashanyarazi bavuga ngo uhegereye wapfa. Inzira iriho danger de mort ni inzira y'umuntu gutekereza ko hari imirimo yakora kugira ngo imusubize mu bwiza bw'Imana. Ntibishoboka. Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Wowe uri kugerageza gukiranuka ngo bizakujyane mu ijuru n'uwakongera imyaka 1,000 ntibyashoboka. Akagukuramo iyo myaka ngo ube waragerageje gukiranuka, waba ugifite 0. Umuntu akimara gukora icyaha, yego, Imana yahise imubona nk'umuntu wanduye. Yego. Ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ngo ukageza mu gitwariro. Iravuga ngo nta hazima ni ibisebe binuka bitigeze gukarwa, waba no kubezwa utuvuta nta ruhengekero ndaruhari. Mbese na twa tuntu twize umuntu ajya avuga ngo agira n'umuntu ariko aho ni imbere y'Imana, nuko Imana ikubona. Ubwo iyo nzira ivuyemo iyo hasigaye izo ebyiri asigaye indi ya mwene wacu wabugufi ariko ngo wabugufi nawe umutunzi ufite icyo twe twabuze, ufite icyo twe tudafite, ufite icyo twabuze uhereye ku kuvuka, yego, tudashobora no kuzigera tubona. Uwo niwe wari ukenewe, mwene wacu wabugufi Inge mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyaha, icyamuwaka bumukiza yaninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Amena. Ene wacu wabugufi yarabonetse, umutunzi yarabonetse, ariko mwene wacu wabugufi twihutishirije abantu badukurikira, yego, ni Yesu, ni Imana ubwayo, mu bumana bwayo, nibyo, kuko nta wundi bahwana, yego, kuko nta kindi gisobanuro. Nyambwira abantu ngo nta kindi gisobanuro cyo gukiranuka si ukugerageza gukora ibintu byiza byo muri kamere y'umuntu. Oya, gukiranuka, igisobanuro cyo gukiranuka ni imico y'ubumana bwayo yuzuye, nicyo gisobanuro cyo gukiranuka. Nibyo,
Imana kuko nta bindi bintu bikozwe n'umuntu cyangwa n'ikindi kintu yari kwemera. Ese mubyeyi Ijuru bavuga ngo bashatse kuducungura arabura, bivuze iki? Bivuze ko nta wujuje condition. Bivuze ko mwisi yabuze, mwijuru arabura, ni kuzimu arabura, mu bamarayika arabura, mu bizima arabura, mu bakuru arabura. Bamanuka mwisi. Byasabaga imiterere y'ubumana. Byasabaga gukiranuka k'ubumana. Byasabaga imico y'ubumana. Bisaba rero ko Imana ubwayo ariyo yihindura umuntu. Amen. Kwindura umuntu nabyo bikumvikana. Nyine no kugira ngo ibe mwene wacu wa bugufi. Rya tegeko ryubahirizwe. Kuko niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza. Ntiyari kuzavuga ati nubwo ntari mwene wabo ngiye kugira ute kumucungura, ngo wenda ducungure ari umwuka. Oya, byasabye ko yambara umubiri kugira ngo yubahirize iryo tegeko ryo kuba mwene wacu wa bugufi. Jambo wariho wahoranye n'Imana, nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Amen. Iyo umuntu avuga ngo yakiranuka aransetsa. Nyine jambo umuremyi w'isi n'ijuru, uwo ni we wari ufite gukiranuka kuzuye k'ubumana 100%. Avukira mu isi yambara umubiri, akiranukira mu mubiri, atsindira aho twebwe twatsindiwe, aho twagurishirije gakondo. Twarayigurishije pe, aratsinda. Mbese akora ibyo gukiranuka mu cyimbo cyacu. Birakunda, biremera. Arangije kuko ntiyari no kudutuma, abimurikira Imana. Imana iranabyemera, iravuga ati noneho ubwo ubibaboneye nibaze bafate gakondo. Nibaze basubirane gakondo yabo, kuko mwene wabo wa bugufi yabonetse, watanze ibyo nabasabaga byose. Imana ihimbazwe. Ubwo si ukubura amakuru gusa, ni ukubura amakuru gusa. Ariko si uburyo bari kuririmba ura muri 88 ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanira de. Urumva imyenda yatwishyura niyihe? Ibyiza twasabwaga byose tutari kubasha kubona yarabikoze. Rimwe. Kabiri, ibyaha twagomeyeho Imana byose yabitangiye igitambo. Imyenda bagize ute? Abarayishyuye. Imana nayo yishimiye ubwo bwishyu. Irabwira umuntu wese ngo nazi. Kandi ngo nudafite ifeza nawe nazi, kuko nta kiguzi kindi kiri gusabwa. Icyasabwaga umucunguzi wacu wa bugufi yaragitanze. Umuntu noneho rero ubwo gukiranuka tuvuga ntikurwanya amategeko, ahubwo ni ugukiranuka n'amategeko agira ute? Yemera. Kuko amategeko yemereraga umuntu wagurishije gakondo kuyigarurirwa na mwene wabo wa bugufi w'umukire. Yarabonetse witwa nde? Yesu. Wari wujuje ibyangombwa byose byo kugira ngo twemererwe gusubira muri gakondo yacu. Ariko reka turavuge ko ari we Yubile yacu, kandi niwe Yubile. Ngo yantumye no kumenyesha abantu umwaka Imana igezemo imbabazi. Amen. Uhoraho umwaka wa 50. Turi mu 50. Uhoraho abantu baserebure Yubile. Ni baserebure Yubile. Si abantu ni gute bafite umwenda? Ni gute abantu bafite imyenda mu mwaka wa Yubile?
si ishyano si ishyano ngaka kaga ariko ugeze uvuga ku bantu nabo bashinzwe kwishyuza abantu nabo ni ikibazo abantu bati Imana ati mwayiriye ibyayo ni mubongere mu bigaru abo nabo bagira uruhare rukomeye nyamara bavuze ngo mujye mutangariza abantu umwaka umudendezo mubasubize mu mudendezo kubera ko umwaka wa Yubile wa 50 wageze ubwo ubutumwa dufite ni ukutangariza abantu umwaka wa Yubile hari naho bavuze ko uyu mwaka wa Yubile ari wo mwaka wo kugirwa abera. Amen. Nibyo. Ngo kuko ari umwaka wa Yubile ujye ubabera uwera. Ujye ubabera uwera. Ngo bamuri kwigira ngo abera. Ahubwo noneho byakumvikana. Oya byumvikane neza. Ntibyumvikana neza. Byumvikane neza kuko nubundi wera uwejejwe no umuntu wanaguweho ibyaha. No umuntu wakuweho urubanza rw'ibyaha. No umuntu udafite Imana umwenda wari wo wose. Numwere imbere y'Imana. Uwo mwaka ujye ubabera uwera. Uwageze muri uwo mwaka wese nuwera. Ikibagize nta kindi ni muri gakondo. No kugarurirwa ibye. Ahubwo dore Imana noneho iri kutugarurira ibyacu. Abantu basubire mu byabo. Nibasubire mu bwiza bw'Imana. Nibasubire mu munezero w'iteka ryose. Ariko ni nayo yasabato kandi. Niyo yasabato. Hari ijambo rivuga ngo namwe bari baratandukanijwe. Yego n'Imana kera. Mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu. No kubw'imirimo mibi. Ngo none yiyungishije. Namwe urupfu rw'umubiri we. Kugira ngo abashyira imbere yayo. Muri abera. N'abazira nenge. Mutagaho. Imbere y'Imana. Ngiyo Yubile. Ngiyisabato. Ng'umudendezo. Ng'umunezero. Aho ngaho y'umuntu ahageze. Yego. Abaruhutse koko. Amen. Gakondo yo mu ijuru. Amen. Abayigeze. Amen. Ngubwo ubuzima bwiza. Nguko kubaho neza. Gukurwa ku cyavu. Nguko gukurwaho igisuzuguro. Gukurwa mu bukene. Nguko kwicazanywa. Ubu n'umuntu yaba atari mukene gute riba nta gakondo afite. Umuntu afite gakondo abakodesha. Yawe yabapangaye. Wave mu bukode. Basubire muri gakondo. Ko wishyuriwe. Ko wubakiwe. Uriwe mu manegeka. Ugave mu manegeka rubundi zirasengwa. Turimo turakura abantu mu manegeka hakiri kare. Wave mu guhagarika umutima. Ngo yavuze ngo ntimuhagarike imitima. Mwizere Imana nanjye munyizere. Ngo mu rugo kwa data hariyo amazu menshi. Ngo yaza kuba dahari mbabwi. Abantu nibatahe mu rugo. Bave mu buhungiro. Abantu baracyari hano nyine Imana yajugunye Adamu amaze gukora icyaha. Nibyo. Ariko Yesu yaje kugira ngo atarure intama. Niko Yesu yavuze ngo yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Inkuru y'umunezero. Inkuru y'umudendezo. Inkuru y'amahoro. Ngibwo ubutumwa bwiza. Yego. Ngiyi inkuru nziza. Yego. Igukura mu bunyage. Ng'umugisha. Nguko kuzamurwa mu ntera. Gukurwa ku cyavu. Nguko kwicazanywa n'abakomeye mu ijuru. Gutabarwa. Nguko gutabarwa. Yaratwibutse. Yaratwibutse mugi. Imana yaratwibutse. Ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Turi kure cyane itazi ko naboshywe. Ariko ngo nza kubohorwa n'amaraso ya Yesu ngeze igorogota. Nguko
kwakira amasezerano. Amen. Nguko ko Imana yavuze ngo twari turi kure y'ibyasezeranijwe, ariko ngo noneho twigijwe hafi n'amaraso. Amina. Ngaho ntihariho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihariho umunyabwenge n'umuswa, ntihariho umuzungu cyangwa umwirabura. Abantu bakire visa rero. Ngiyo visa itari yo kujya muri Amerika, yo kujya mu ijuru. Iwabo w'abadapfa, iwabo w'abatarira, iwabo w'abadapfakara, abadasuhuza umutima, iwabo abadasuhuza umutima mu munezero w'iteka ryose. Imigisha ni myinshi, tuzakomeza kuyivuga. Nibyo, kuko muri iyo gakondo iyo ni ukugarurirwa ibyawe ni mu mudendezo, no gusubizwa mu buzima bwiza, no ukongera ubuzima bwiza, ariko bwarabonetse ahubwo muri Kristo, ukongera ugahanagurwa amarira yose ku maso, ugakurwa mu gikombe cy'ubwirabure. Amen. Ukamburwa ubushwambagara. Amen. Ukambikwa umwambaro mwiza wera cyane. Twabacunguwe, yatubikiye. Muri byo ngo nyangira amatsiko ngo nkawifuza, ariko gicyamba nawe ukawambara. Banza twasoza kuri channel yacu biryoshye, ariko mwanya nawo ntabwo wemera. Ariko niba utarakora subscribe wakabaye ubikora, nukuri hashingiye ku bintu bibera kwino channel, udakwiye guhomba n'umunsi wari. Nibyo ibi uzabyumva hake wowe unanayikora, rangira abandi kugira ngo niko muri mbya avuga ngo numara kumwemera nk'umukiza, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, ngo usabe ariko nabo n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Imana imbazwe. Ikindi no kutwandikira kubishaka, yego 07844257, yego tugushyire kuri WhatsApp group, yego. Ariko ushaka no kutubaza ibibazo watubaza kuri izo nimero, ariko gitanga izawe. Hari abantu bagiye bazimbaza. Okay. Na nimero zanjye ni 0788 39 26 335. Aha. N'abasezera kuba dukurikiye. Ndabasezeye, ariko reka babwira ijambo ryanjye ryiza riryoshye. Umuntu wese wari ufite ikibazo cya gakondo, yego pe, umuntu wese wari ufite ikibazo cyo gutekereza ukuntu yabona ijuru ku buntu, hari umucunguzi wa bugufi. Amen. Wabonetse akagucungurira kugira ngo winjizwe muri gakondo yawe yo mu ijuru. Amen. Imirimo yawe itabigizemo uruhare. Amen. Amasengesho atabigizemo uruhare. Amen. Kwiyiriza ubusa bitabigizemo uruhare. Amen. Kujya mu butayu bitabigizemo uruhare. Amen. N'ibindi bintu byose umuntu yishakashakiye ku mpamvu z'ubukene, yatewe no gukurwa muri gakondo. Warishyuriwe, warababariwe, nta cyaha Imana ikikubaraho, waratsindishirijwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Amen. Nezeranwa natwe, bizadushimisha tubanye mu gihugu cy'iwacu. Amen. Imana ihimbazwe. Amen. None n'iteka ryose. Amina. Amina.